ubu neza ubu musangiye umugabo. turamusanya ko ataradushaka kereka nadushaka ko n'abantu nyine baba babitwifuriza ati muzashaka umugabo umwe, twagize amahirwe nyine aradukunda natwe turamukunda turanabyishimira rwose pe, ahubwo Imana izabidufashemo. Mama wacu arabyishimira cyane, se twonse ibere rimwe, twaravukanye, twasangiye byose urumva n'ibindi ntavuze, urumva so rero ntago umutipe nyine ari ntago umugabo mama ntago ari ikivuzo kibi, ntago yabyanga. Turabasoje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora, niyo mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Hanyuma rero sasa nkuko bisanzwe mumenye ko ngenda nzana umuntu umwe uyu munsi, rimwe na rimwe nkacishaho nkazana n'abantu babiri, ariko uyu munsi ni babiri ariko noneho barasa. Murabona ko ari ibintu bitangaje. Uyu munsi rero ngiye kuganira n'abakobwa babiri basa cyane, ninkubwira ngo cyane ngira ngo nawe kutubyibonera amaso araguha. Nibo tugiye kuganira rero, niba ari impanga niba atari impanga simbizi. Reka mbere kuwambaye umuhondo, bite se neza? Meze neza. Ko wirya cyane? Ntago ari cyane. Tugoye ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Reka negerere kundi wambaye umutuku. Amakuru ni meza. Kumva muvuga kimwera. Sibona se turasa cyane. Tugoye ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Tugiye gutangira ku muhondo, none agiye kwibwira abantu. Nge natangiye mvuga ko ndi Ange baranzi, ni Ange nk'isanzwe. Ni Ange nk'isanzwe. Hanyuma rero ugiye gutangira wibwira abakunzi ba Yawe TV muri rusange n'abakuri kuri kino kiganiro. Murakoze, nitwa Benita. Bakaba ari impanga yanjye. Ni gatoya ni gakuru. Nawe reka ubivuge mu buryo bwawe. Yivuze mu buryo bwiwe aranakuvuga. Njyewe nitwa Musoni wa Belize. Uyu ni gatoya wanjye nkaba gakuru we. Bisuri mukuru. Yes. Niwe waje mbere. Umwe wowe witwa Benita urayitwa Belize, mukaba muri impanga. Nkuko muri kwibona rero, uwambaye umuhondo niwe Benita, akaba ari nawe gatoya. Uwambaye umutuku akaba ari we Belize, akaba ari na gakuru. Nibo tugiye kuganira rero muri aka kanya. Abantu benshi bazi ku impanga, hari ibibazo bimwe na bimwe mujya mwibaza ku impanga, sizibayeho zite? Ese koko bimwe bavuga ngo umwe bakubise umwe, iyo bakubise umwe undi arabimenya adahari. Nibo tugiye kuganira. Duhereye kuri Benita gatoya. Ben, ibyo bintu abantu benshi bakunda kubyibazaho cyane. Ibyo bibazaho rero bibaho, ariko bibaho mukiri abana. Tukiri abana birumvikana, mwe yararwaraga undi akarwara, nyine wakubita undi akababara. Ariko ubu ngubu ntabwo ubisaba mukubita tutari kumwe akabigirwa n'iki nawe mubwiye. Wawe Ukuntu nyine ko ngo bamo iswe ntago ashobora kereka ndazi naho nagiye ko nshobora kuba nagize ikibazo abizi neza, ariko ntabimubwiye se ubwo yabimenya gute? Kereka turamagini. Biri wowe urabyumva? Njye rero ko mbyumva nkuko yarabivuze. Tukiri abana, mwe yararwaraga n'undi akararwara, mama wenda naba nakushije yankuta nawe akarakara, ariko ntarire nkuko abantu bivuga. Ikindi nanone nkuko nguko turi bakuru, cyokora wenda iyo navuye nko mu rugo nagiye arahangika nyine ko tutari kumwe, kaguti ibyo byose ataramamagara ngambwire ko ari amahoro, ntago ndi bwishime nyine mere neza, ariko namamagara of course, ariko nyine ntago rwose ubu ntago bamukubita ngo mbabare nkuko babaye. Wenda nababara ariko ntago buribwe bwamfata. Yes. Hanyuma rero muraziranye, abantu mwaravuriye mu nda rimwe mwokabyaramo, mumuziranye kurusha n'abandi bantu bose babaho ku isi. Buriya Belize uramuzi cyane kurusha undi wese uzi, na Belize arakuzi kurusha undi yaba undi nabamuzi. Hanyuma rero Belize ugiye kutubwira Benita ni muntu ki mu magambo makeya? Batubwira ni umuntu umeze gutya na gutya, cyakunda iki yanga iki? Okay, Benita n'umwana mwiza, ndamukunda cyane. Akunda nyine kwishimana n'abantu, akanga bamubangamira. Benita nanone akaba ari umuntu umara irungu aho n'abandi hose, iyo turi kumwe mba numva ndi n'umuntu tuzuye nyine.
ntabwo bahuzuye iyo tutari kumwe haba haburaho akantu kaba kaburaho so rero iyo turi kumwe nyine nk'uko mba numva nuzuye cyane. Hanyuma Benita Berize uramutse akubwiye ngo Berize ni muntu ki wamusobanura gute? Ndumva bimeze kimwe tu uko ansobanuriye nanjye ndi umuntu wenda muzi nk'umuntu ukunda gusabana n'abantu akanga nyine umubangamira wese ariko ubusanzwe nyine ndumva twese ari kimwe. Ni bimwe pe ibyinshi dukora bimwe ibyinshi dukunda bimwe tugakora bimwe. Ninde ukunda kurakara cyane muri mwese? Ninde kwese kureba? Ubundi twebwe mu buzima busanzwe uko biri kose ndujya kumbwira ngo mu buzima busanzwe ngo nta muntu upfa kurakara uko biri kose harimo ubukunda kurakara cyane. Benita natubwire buriya si Benita ra njye nkunda kurakara ku muntu ushabye. Hanyuma rero ninde ukunda guca bugufi cyane iyo undi yakoreye ikosa undi agaca bugufi? Ni njyewe. Ni njyewe n'ahantu nikosa uko rimeze. Hari ukuntu umuntu ashobora gukora ikosa ariko ukabonera cyane arakaye cyane. Nk'urugero ngiye nkakora ikosa sindyemere bikaba ngombwa yuko nubwo wenda nta utarikoze akaza agacana bugufi. Ndiyo ndashaka nyine murusha kwemera vuba. Yemera atinze kabisa kuri njyewe nawe ariko zarambeshye nemera ninze kuri njye nawe njye nshobora wenda nko kuba nakoshije kumbwira ikintu cyangwa se mugani nanakushije nkumva kuri we ariko nyine ni ibintu tuziranye orega urebye hafi y'ubuzima bwacu turi kimwe pe nyine aho tutari kimwe ni hake. Hari ukuntu muba mubana mu rugo ninde ugira courage ukunda gukora? Hari ukuntu ababyeyi bavuga ngo ubu nta wundi ni njyewe ntabwo nshaka amarangamutima hari mvugishije ukuri ni njyewe. Okay, mvugishije ukuri mu mikorere sibyo? Ninde ubona n'ababyeyi bavuga ati rwose uyu mwana kuva kera nungu vugishwe ni Benita. Okay, ni Benita basi ariko nyine ntabwo mbyemeye kuko mu rugo nyine hari ukuntu usanga wenda nko gukoropa koza ibyombo ni ibintu umwe akora kimwe n'undi kindi. Ariko burya hari umuntu ushobora kugikora akagikora kubera ko ari cyo nyine yategetswe mu rugo ariko nanone hari ukuntu baba bavuga ababyeyi akavuga turi mwana wanjye azi gukora uko biri kose. Ninde ni Benita wabyemeye cyane? Ntabwo wabyemeye? Ntabwo nabyemeye pe turaburana ntabwo umva yewe ubwo wenda nka mama niwe wabikubwira. Mama wanjye abona avuga gute agiye kure nuko avuga ko ndi umwana mwiza njye ukunda gukora cyane ariko ntabwo yabyemera kereka mama hari akabyivugira. Ninde ukunda kuvugira kuri telefone cyane umwanya munini? Ninde twisobye twese ntabwo twese urebye ahubwo dukunda uyu akunda WhatsApp cyane niwe ukunda kuvugira kuri WhatsApp cyangwa se kwandika cyane ariko kuvugira kuri telefone twese mwese muri no kuvugira hamwe rimwe mukagira hari igihe umuntu ajya kuvuga ikintu agasanga ari igihe ajya kuvuga ikintu cyo agiye kuvuga agasanga ntakivuze. Ni ryari ugeze gusanga Benita kuko cyane ko ari we mukuru barimo bamukubita ugasa nk'usanga utanga ugatanga umusada wo kurwanya abo bari kumukubita? Nta munsi n'umwe arabizi ko ntago yatuma kosa bigezaho kumukubita ndebe. Hanyuma se ni ryari ugeze kumurwanirira yaba ari mu buryo bwenda ndiko bari kumutuka ngo yakoze iki ukamurwanirira yaba ari mama uri kumutuka wenda cyangwa se ari kumuhana ugasa nk'umurwanira uvuga ati mama chilling ndeke turaza kubiki? Ntago namurwaniriye ngo ndwane ariko nyine nararwanirira biratandukanye. Uvuga ngo niyo nawe ndi mu makosa aramvugira ndamuvugira mba numva nta cyamubangamiye. Icyo gihe wari wakoze iki kugira ngo akuvugire mu makosa? Natubwira suko ko ni birebire pe. Nyine tubwire wari wakoze iki kugira ngo azavuga iti rwose ibyo ntago bitureba akakurwanirira? Agize isoni we dusoni so nabivuga gutera
uburenganzira bifite nta kibazo. mwatse uburenganzira ngomba kubwaga. Icyo gihe nyine namurwaniriye ni uko yari yatukanye na mugenzi we, nkabona nyine mugenzi we arashaka kumurwanya, nyine nanjye ngashyiramo akantu kugira ngo aze nyine ari we murwanirira, ari gutsinda. Nyine urabona iyo abantu bahanganye ari babiri, umwe aba ashaka gutsinda, so rero nifatanya nawe. niryo rero ugeze kumurwanirira Njyewe yuko ko kurwana nyine kurwana hari uburyo ushobora kurwana ari utarwanya nyine mu buryo bw'imirwanire. Kurwana ugashobora tunana n'umuntu mukarwana, hari uburyo umuntu arwanamo kumushyigikira mu buryo runaka. Wenda ashobora kujya nko kwaka akazi ahantu ari nk'abakobwa nka babiri bose kandi ari inshuti zanjye, wenda inshuti z'abakobwa tugira cyangwa iki, nkavuga ati aho kugira ngo runaka akabone Biriza akabone. Hari uburyo ushobora kuba warakoze ikintu ntubone uburyo umushimiramo. Beri ni iki Benita aba yaragukoreye mu buzima kabisa ku buryo aka kanya bakibuka avuga ati Beni I thank you ever and ever. Benita yigeze kundangira akazi ahantu, numva biranshimishe ko nari maze igihe ntakora. Nk'ubivuga umureba use nk'umushimira. Munakimira wiyoroshye unangire. Mbera ko gushimisha akazi byaranshimishije. Subyumvishe se. Gusa nyine ntago namushimiye cyane, ariko pe bimaza ku mutima kuko narakabonye pe kagira icyo kamarira, mbihawe nawe nyine nk'umuvandimwe. Benita we n'icyo yaba yaragukoreye kuvuga ati ewana ibyo mbyibutse mba numva nyine ari ikintu yankoreye ntashobora no kwibagirwa mu buzima bwanjye. Yanguriye telefone ayifite nge ntayifite, abona kuzajya wenda acatangiye nta telefone mfite, abonye amafaranga mbere yanjye arayingurira, nzahora mushimira. Urakoze cyane. Ni Beriza umufata nk'iki kuri wowe? ni igiki cyawe? Ngiye kuri njyewe shamana yanjye simbizi pe, sinzi ukuntu nabivuga, ni inshuti magara yanjye mu buzima bwose bwa buri munsi bubaho, ko nta ibintu byinshi, yego nta kintu na kimwe nshobora kujya gukora ntamubajijeho ukuntu. Iyo wenda umutima wanjye nta muntu aniye ndamubaza, niyo yaba ari ibanga ringana iki ndamubaza pe. Nawe nibyo cyangwa ntago ari cyane? Ibyo ni umuntu ukomeye, niwe papa, niwe mama, niwe muvandimwe uhoraho, uzanahoraho kuri jyewe. ni iki Benita yaba hari ukuntu tuba turi inshuti n'abantu ariko bikaba ngombwa yuko hari utuntu umucengacenga, atari uko adashaka kukubwira ahubwo ari ukuntu ashaka kugucenga nyine, abazi ko wenda mu buryo rumwe udashobora kubimwemerera kubikora. ni iki Benita yaba yarakoze akakiguhisha ukabimenya nyuma? Yabanje kumisha ko afite sheri, nza kumenya ko afite sheri. Umubwiye gute rero icyo gihe? Narabwiye nese ubu ngubu iyo tuzagura kanira itazi ko ari wowe byari kugenda gute? Kuki wamishe wumvaga ntazabimenya? Ariko nyine yararambwiye ngo azabikora ari nka surprise. Wowe ni Njye ikintu yaba yarankora, iyi kintu yaba yakoze sinzi kukimenya cyane kuri njye ntacyo, kwa kintu byose akunda kubimbwira kuruta uko njye bimubwira. Mbese ni inshuti yawe cyane, we arakwizera cyane kurusha uko umwizera cyane. we ntabwo umwizera cyane kuko uravuze ngo arakwizera cyane kurusha uko umwizera, we ntumwizera cyane. Yego nyine njye nta kintu wenda naramva ko wenda yaba yarankoreye pe, ntacyo ndumva byose igihe yarabimbwiye, nanjye usibye ako kantu konyine nta kindi. Ngaho rero sasa hari ukuntu umuntu ashobora kuba yarakoze ibyiza anashimira undi, ariko ni n'akantu umuntu ashobora gukora kakamubabaza. Beni ni iki Beriza yaba yarakoze kikakubabaza ukumva akoze akantu katari keza, nubwo wenda utagaye agaciro cyane ukavuga ati ni umuvandimwe, ariko n'iki yaba yarakoze ukabona si cyiza cyane? Njye ni ukuri ntacyo, nta kintu yaba yarakoze ngo nikinshimishe, byose biranshimisha. Wenda n'icyo akoze kaba ari akantu gatoya kandi bigahita bikemuka, ntabwo ari ikintu cy'inziga. Ntacyo kuko erega ibintu byinshi mbere yo kubikora ndabanza nkamubaza, then nako nabibabwiye pe, nta kintu na kimwe mba numva namwisha, byose nyine ubwo muri make nta kintu. Muri batoya mukura
mwakuze mute mu bijyanye no kwiga? Hari ukuntu bajya impanga ziba zigana, umwe yamufata ati jya kwiga ku kiriya kigo bitewe n'uko umwe agiye kwiga section imwe undi agiye kwiga iyindi bakabatandukanya. Byagenze bute? Mwakuze mwigana mu ishuri imwe murakorana paka cyangwa hari uburyo bagiye babatandukanye kimwe nuko umwe ashobora gusiga undi? Byari bimeze bite? ni ukuvuga ngo twaratangiranye ariko ndumva tutarasiganye, twigaga mu mwaka umwe cyangwa ngo tukicarana no ku ntebe no muri class imwe gutyo. Wenda hari igihe wenda byaje kubamo akantu wenda baradutandukanya mukona, ariko hari n'igihe namusangaga mu ishuri rye kubera ko ari umwaka umwe n'ubundi hagenda nk'ijisha tukicarana mu gihe abarimu nyine hari ukuntu wenda baba badahari bose, hagenda nyine tukaba turi kumwe ariko nyine bakaza nawe urabyumva uhita wiyibuka agenda. Ariko akenshi twakunze kuba turi mu ishuri rimwe. Ninde ukunda gukubagana muri mwese? Gukubagana ubu ntabwo tukikubagana. Hari ukuntu tukiri abana twarakubagana. Ukunda gukubagana rero? Kuko ni njyewe nanjye ndabizi ngeze aho ndemera. Ninde ukunda kurizwa n'ubusa cyane? Kurizwa n'ubusa nese tukiri abana umwe yararga n'undi akarira. Ubu ninde rero? Kuri ubu ngubu ntabwo nyapfa kurira pe. cyokora umuntu abaye ahuye n'ibyago nyine byatuma ibyago nyine ibyago nawe urabyumva. Ibyago twese ubwo turatwarira nyine ibyago bibaye twese bitubabaje. Hari umunsi umwe umuntu wenda yigeze gukora akavugira kuri telefone undi akamwitiranya like ngiye haguhamagara havuga ati ko numva atari wowe juste bagamagara Belize ukitaba ukumva nta kibazo biteje, wenda umuntu ntahite avuga ngo ntago ari Belize ndi kuvugana nawe. Ibyo bibaho buri munsi kandi umva nshobora no wenda bakamuhamagara ndi mu rugo nawe uhari nkitaba bitewe n'umuntu wari we, ntago yabikeka nabishatse. Yego nshobora kumubwira ati Belize nawe uhari ahantu yagiye, nshobora kumuvugisha wenda bitewe n'uko wenda gahunda zose tuba tuziziranyeho aba ari nka sheri we cyangwa iki nkamuvugira naze kubimenya. Hanyuma Belize hari ukuntu abantu baba bavukana by'umwihariko ari impanga bikaba ngombwa yuko nk'umusore abibeshyaho, ibyo bintu bimeze biti? Ndabona nimbeho ije kuri ibyo waruvuzeho. Umusore nyine twarahuye byabayeho deje. Byabayeho turahura, umusore aranyishimira ati Benita, nanjye ndikiriza bitewe n'uko namubonye. Ndamwisuhuza nyine nk'umuntu umuzi kubera ko numvishe ko wenda ashobora kubaziranye na Benita wenda bisanzwe atari n'abasheri kuko Benita nyine ntiyari yabimbwiye. So nyine umuhungu wa Nyakanamba tukajya nyine tuvugana anytime, nyine Benita nza kumubwira ko umusore nyine uko bimeze nana mumweretse ati arikanga. Umusore nyine turakundana, mbambwiye Benita arankunda nawe abambwiye story ye nawe. Benita nyine yabanje kubirakarira, amaze kubirakarira maze kubirakara nyine twe byakire wenda abasanga aho yavuga uti n'ubundi uri impanganye nacyo nakwima. Ubu ngubu urukundo n'urukundo muri twese. Ibyo avuze nibyo byagenze gute? Ko byagenze nta kundi ntacyo narinze. Yaje kubwira gute? Nyine yaraje arabimbwira nsanga ahanini n'icyo wagize amakosa yo kutamubwira yuko nyine mfite sheri imeze cyane n'icyaha. Ubwo nyine nanjye nisanze byararangiye. Hanyuma kujya kwemerera umuhungu ko abakunda ari muri babiri byagenze ndoze nge gitekerezo. Uri umusore ni Belize ni wowe ni? Ko umusore nyine nawe yarakunze cyane niwe nyine yarabitugejeje ati ko mwese mbakunda nzabigenze gute. Tuvuga ati nta kundi babyenze niwe yaramukunze. Nyine kandi mukunda mura nakundi nawe twabigenze. Ubu neza ubu musangiye umugabo? Turamusangiye ko ataradushaka kereka nadushaka. Nta kibazo ariko wenda ntawe umenya uko imbere biba bimeze, gusa bigenze neza byakunda gutyo kubera ko n'abantu nyine babitwifuriza ati muzashaka umugabo umwe. Twagize amahirwe nyine aradukunda natwe turamukunda turanabyishimira rwose pe, ahubwo Imana izabidufashemo. Hanyuma iyo ahamagaye umwe nk'uwagamagara Benita akamuhamagara wumva wowe nta gafu wigizemo?
kuri jye ntago nakagira cyane ariko kazamo yes kazamo ariko ntago ari cyane cyane kandi nanone nzi ko yatangiranye nawe kuri njyewe nta nubwo nanafuha cyane kireka wenda aba yari Benita ufushye yampamagaye wamubaza Benita we biba bimeze biti iyo ubonye yahamagaye Berize cyane iyo muhamagaye ataramamagara ntabwo kaburamo kubera ko ninjye umugore mukuru none rero nawe urabyumva niwe mugore mukuru hanyuma rero nimuteganya gushakana iyo nimushakana nidushakana nyine ubwo nawe urabyumva nizo ufata umwanya munini icyumweru kigizwe n'iminsi 7 nizo mufata iminsi 4 undi agafata iminsi 3 ni njyewe urabyemera cyane ntabwo mbyemeye bizaterwa n'umufasha wacu nawe azajya abijera ntago yarindaho umwe yabangamirwa mwumva ko nta kintu cy'amakimbirane hagati yanyu bizateza bijyanye n'imibanire yanyu ko mwahoze mukumva ko ari nk'ikintu kijemo mu buzima bwanyu gishyashya gishobora kuzatandukanya ubuzima bwanyu mbumva nta kibazo gushaka umugabo kereka sitani nidutera naho ubundi uko tubyifuza ariko bigenze byaba ari sawa kandi koko Imana izabidufashemo ntihazazemo amahane cyangwa se gufuhirana cyangwa se nyine amakimbirane Imana izabidufashemo rwose nibizabeho mwigize mukura se mufite icyo cyifuzo cyo kuzashaka umugabo umwe icyo cyifuzo twe tugifite n'abantu bakabitwifuriza tugira nyine amahirwe tubona umusore dukunda twese cyane kandi tekereza umusore navuga ngo reka muharire cyangwa amarire nyine turamukunda cyane kandi nawe ntavuge ati reka nkunde Benita gusa hanyuma se nk'iyaguze nk'ikintu nk'urugero nko ku birthday yanyu kuri birthday yanyu ku itariki mwavukiyeho ntago impano abaha izisa cyangwa impano nyine aduhizisa kuko nawe arabizi aramutse ataguze izisa arabizi ko bagiye kudutera ishyari kereka byibura yicara akatuganiriza buri wese akamubaza icyo akunda akaba ariko bigenda ariko ari surprise nyine agomba gutegura ibimeze kimwe niki yaba yarakoze kuri wowe Beri ukabona nyine kirakubabaje kuri jyewe umusore akaza akagikorera Benita ukabona we ntikikunejeje kandi biba biriho ikintu cyambabaje ni uko nigeze kumuhamagara ndabaza se wagiye hehe arambwira ati hari ahantu nagiye icyo gihe Benita ntabwo yari ahari noneho arambwira ngo hari aho yagiye arahamisha na Benita barahamisha ndavuga ati ko byayenze kose basohokanye noneho Benita aza kubimbwira nyuma byanabaye uwo mutipe watigeze nambira uko byagenze Benita arabimbwira nicyo kintu cyambabaje nibyo ra nibyo ariko twamusabye imbabazi yarabyemeye ndetse mubona bizakomeza mubona nta kintu bizateza hagati yawe n'umusore cyangwa se hagati yawe n'umusore cyangwa hagati ubwanyu so nawe wamenya imbere uko bimeze ariko tuzagenda natwe nyine tubisengera bijyanye n'ababyeyi banyu mama wanyu abibona ati iyo mbona mukundana n'umusore mama wacu arabyishimira cyane se twonse ibere rimwe twaravukanye twasangiye byose urumva n'ibindi ntavuze urumva so rero ntago umutipe nyine ntago umugabo mama ntago ari ikifuzo kibi ntago yabyanga cyane ko ari mwana byifuza cyane yes twarabyifuje ari mama arabyifuza ari abantu rusange ego ni ibintu byiza cyane hanyuma si iyo ushaka kumuhamagara wowe mukavugana warangiza kuhamagara utuhereza na Benita bakavugana cyangwa uramwirinde akamwihamagara aramuhamagara kubwe nanjye akamugana ku bwanjye ariko byibura nshobora no kuguti musuhuze gutya na gutya cyangwa se ngashyira pareri mukavugana yes ubwo se mama muri guhamagara ngo sheri n'undi ati sheri sheri se ntubizi ko nta n'ikibazo mwese bitwaye iki ntacyo bitwaye kubera yuko nta gufana kandi byose biturimo byose ni ibyacu hari n'umunsi ufite gahunda yo kuzashaka icyo gihe cyo ntabwo ndakimenya ubwo niwe uzigiye azatubwira hanyuma mama wanyu mwabonye nta kibazo
yabyakiriye neza ndetse n'abandi no mu miryango nta kibazo. nta kibazo pe. Hanyuma rero niki mwabwira abakunzi banyu cyangwa se ababa bari kureba kino kiganiro? Abantu babarebye akavuga ati impanga ni gute zakunda umuhungu umwe zigasangira umuhungu umwe. Ni ikintu nyine umuntu yumva kumva ko nyine kucyumva gusangira umuntu umwe amplis ari n'umugabo kubiri kose hari ukuntu nzi neza ko igitsina gore dukunda gufuha cyane cyane ariko batuye nibo ndabibatuye bazashaka abatarashaka babyumva ko nta kibazo. Yes, babyumva hari nabo byabayeho wenda bagashaka umugabo umwe bakanabyara ya ku batuye nibo birumvikana ariko ku bantu twabwo batandukanye nawe urabyumva ntago byabura. N'ubu nanjye bitari n'uwo tuvukana cyangwa inshuti yanjye ntago namufuhira cyane ariko kuri uyu nguyu ntago namufuhira cyane. Yego bibaye ngombwa yuko ntago mbifurije ko byabaho ariko bibaye ngombwa yuko mugera mu rugo wenda yarabashatse mugera mu rugo bikaba ngombwa ko umwe muri mwebwe atabyara. Ntago mbibifuje ariko ni ikintu gikunda kugera mu rugo nyine umuntu agasanga ntabyara n'ibintu bikunda kubaho umwe undi akabyara. Beri bikubayeho ntago mbikwifuje ariko biramutse bikubayeho wabyitwara muti waguma aho ngaho nk'umumama nabyakira ahubwo yakabyara tukarera cyane yabyara kubwe akabyara nuko nurwa ne kubyara. Hanyuma ku bwanyu mwese mbabaje iki kibazo ni iki uwo musore mukunda mwese uwo musore mugiye gushakana nawe ni iki ashobora kubakorera ku buryo mwahita muvuga ati turamwanze bitewe nuko twebwe urukundo rwanjye haramutse tuvanze n'abandi bakobwa ku ruhande kandi se ibibazo ufite abagore babiri ukajya ku ruhande urumva se icyo kintu rwose twakimwangira ibwo yaba ari umusore utanyurwa ni make. Niyo kintu mwavuga ati reka twe ntabwo dushaka kuba. Yes, ikindi cya kabiri twamwangira ashatse gutonesha umwe undi akagira gute nacyo twakimwangira kubera ko na mama nigeze atonesha umwe ngundi namutonesha. Wowe urabyumva ati nanjye niko byumva. Amaze kutubwira bibiri tubwira ikindi cya gatatu. Aramutse wenda basohokanye batabimbwiye nkabimenya byambabaza. Warakarira umusore cyangwa warakana umukobwa? Kuba ko bazi gahunda yacu. Hanyuma ku bijyanye no kuba muri mu rugo mwamusharinga mute reka mbyiteguye mwamusharinga gute mwamusangira gute ko twamusharinga rero ko twamusaranganya ntago rega ni ibintu bigiye kuzaba wese ko rumwe mufite gahunda yo kuzashakana nayo n'ubundi guruma bizagenda. Okay, nyine twamusaranganya nese iyo abantu bari mu rugo uzarebe nka mama wawe muri kumwe mu rugo ko mama mumizi cyangwa papa wawe bifate nk'uko waba uri n'ukunzi cyangwa ufite nk'uko uri kumwe n'umugabo wawe. Nyine ikibazo ari kimwe Berize yajyana mu cyumba n'umugabo ugasigara amajisho kanura amajisho byatwara iki mwese muzamurana muri batatu cyangwa umwe zafata icyumba ariko turaranye turi batatu nta kibazo cyane ubwo nyine amahitamo tuzicara tuganire niba se twahitamo icyumba kimwe cyangwa se buri wese agomba gufata iki. Wowe ku bwawe nka Berize urabyumva? Ku bwanjye numva buri wese yafata icyumba cye mugabo akavuga uti umunsi ndaraza Benita ejo nzaraza Berize. Urabyumva? Nanjye niko mbyumva. Kuko ibintu byose uri kubyumva buri mwanya buri mwanya. Wagira ngo ndamutekerereza. Erega turi bamwe arantekereza rimwe na rimwe. Hari igihe cyo kora mvuga ikintu nawe yari cyo yari kuvuga da. Hari ikintu ashobora kuvuga ari cyo nari kuvuga ndetse urumva nakirenza yite bati nanjye nuko. Hanyuma rero turi gusoza ikiganiro cyacu ni iki mwabwira nk'abantu hari abantu bumvise nyine no nkuru nko nahoze mbivuga bakavuga ati abakobwa se bagiye gushaka umusore umwe nuko byarangije ni ibiki mugire nk'icyo mubwira ku bantu bafite urujijo nk'urwo ngurwo. So icyo nabwira abantu nakiza nko gukora ikintu nyine watekereje twe twarabitekereje ntibumve ko nyine ari ibintu nyine byatugwiriye. Ni ikifuzo mwakuranye? Twarabitekereje turabivukana ababyeyi barabyemera abashuti n'abati turabashyigikiye. So ndumva rero mugiye gukora iki? Ubukwe n'umusore umwe. Niwe ko muramubivuga mutari proud yawe. Nibyo gihe ikintu nababwira reka guseka ntago umuntu ari uko ntihazagira bibangamira ko yana amahitamo yacu. Yes, kandi ndubona niko sari ririmo iki gihe rwose hari n'ushaka abatandukanye kandi bagakundana.
twe rero birushijeho kuko turi n'impanga urumva ni ibintu byiza cyane. mwifuje ko mwakuriye hamwe mwabaye mu nda imwe amezi 9 murakurana murigana still nawe muri abashuti murashaka no kuzubaka ahantu hamwe n'umugabo umwe. Yes, ibyo twahisemo. Hanyuma we nicyo bababwira abantu bakurikiranye iki kiganiro by'umwihariko? Nze kubabwira cyo ndabakunda ndanabashimira ko badukurikiranye yamsa azagende tujyana nawe inama. Kugira isoni. Ngira isoni ariko nta muntu utazigira pe. Gusa nyine ni paramahitamo yacu nta kibazo. Gusa nabo bazatugira inama. Muri comment rwose muzema ati iki n'iki ngiki gutya na gutya. Mbaba bari kudufasha. Ngiye ndumva si ubwa mbere bibayeho hano mu Rwanda ko impanga zigiye gushakana n'umusore umwe. Si ubwa mbere no bwa mbere. Namwe nagashya mukoze mu Rwanda ndabeshya? Nagashya. Gusa nyine bizatubere byiza n'abandi bagire babone ko ntacyo bitwaye babikora. Okay. Reka nshimire Benita na Belize rero ni impanga mwagiye mubibona twaganiriye n'abakobwa bagiye gushaka umusore umwe ariko nta nubwo ari ibintu bije vuba ngira ngo mwagiye mubyumva batubwiye ko ari ibintu bahoze bifuje kubana igihe cyabo cy'ubuzima cyabo bazakimarana bari kumwe niko nabyita. Hanyuma rero kambashimire namwe ngo murajya muri comment mubabwire uko bazabigenza cyangwa se uko mwabyumvise. N'ubwa mbere hano mu Rwanda byumvikanye ko impanga ebyiri cyangwa se abakobwa babiri bavukana bagiye gushaka umuhungu umwe. Ese bizagenda biti? Ese urwo rugo ruzagenda biti? Si ntago bazafuhirana. Urajya muri comment ujye kuri Yawe TV ariho uzatera comment cyangwa kuri iki kiganiro hanyuma ubabwire uko bazabigenza cyangwa se uko ubyumva wowe. Yari Yawe TV nk'ibisanzwe Ange. Ciao ciao. Bye bye.